twifashishije ubuhamya, n'ubuhamya bwatanzwe n'abantu babiri rigeze kukubwira, uwitwa James n'uwitwa Erika. Aba bahoze ngari abarozikazi n'umurozi, ndetse ngo bahoze mu isi y'umwijima bafitemo imbaraga zikomeye cyane, by'umwihariko kuko ngo bakoreye Satani imyaka myinshi cyane, ndetse bakaba barabishyizwemo n'ababyeyi babo cyangwa se n'abakurambere babo bakiri batonya, bakiri impinja. Aba ngaba baje gukizwa barahinduka. Twagiye twumva ubuhamya bwabo kuri YouTube channel yanyu, twagiye twumva ubuhamya bwabo ukuntu bagiye bahinduka ndetse bakava muri izo nzira. Rero basigaye bagenda ahanini bamena amabanga ya Satani kuko baramukoreye igihe kinini. Hano bari kutubwira ibanga abantu benshi bakomezaga kwibaza. Abantu benshi umunsi wa none bakomeza kwibaza ngo kubera iki abantu byitwa ngo ni abantu basenga cyane, ba bantu bakunze kwiyegurira Imana, bakareka ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bakunze guhura n'ikibazo cy'ubukene. Ariyo mpamvu uzasanga uvuga ati kuki abarokore babigiyemo cyane usanga ari abakene, nta mafaranga bafite. Ahanini bigenda gute? Niki gituma abantu biyeguriye ibintu by'Imana, gukizwa, gusenga cyane, baguma mu bukene? Ni ukubera iki? Bamwe ugatangira no kumva bavuga ngo gukena ni byiza, ngo Imana buriya niki dushaka ngo tugume turi abakene, ariko ibyo bikaba bihabanye n'ukuri nanone kuri muri Bibiliya. Reka twumve ubuhamya bw'aba bantu uko ari babiri bahoze ari abakozi ba Satani bakabivamo, noneho batumenera ibanga ry'impamvu Satani ahubwo aba yifuza ko abantu basenga cyane baguma ari abakene. Abantu usanga batanga icya 10 nta n'udufaranga bafite, ugasanga ni abantu biyiriza, bitanga, basengera abandi, bakora ingendo n'amaguru bagiye gusenga, bajya mu misozi, bajya ahantu hose, ariko ugasanga bakomeje gukena. No kubera iki? Ngo byagezeho noneho bamwe mu bakristo benshi, by'umwihariko ngo abarokore, batangira kwiyumvisha ngo kuba dukeneye tubayeho mu buzima bw'ubukene niryo geno twagenewe n'Imana, nibwo bushake bw'Imana, tuzigumira gutyo, mbese biri mu bigize umuhamagaro wacu. Gusa ngo mu bintu utagomba kwemera, mu bintu byose ugenda wigishwa mu rusengero cyangwa se nawe ugomba kwakira, ntukakire ko ngo Imana yaguhamagariye gukena, kuba mu mibabaro, ku buryo nyine udakora ku kijyanye n'amafaranga, ugasanga niko bagiye bakakubeshya bakakwigisha, ariko ntago ari byo. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo tumenye impamvu abarokore benshi, abantu basenga cyane, biyiriza, batanga icya 10, bakora bya bindi byose nakubwiye, bakunze kuba ari abakene. Impamvu utagomba kubyemera ni iyihe? Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2:18, hano ntago ndinjira mu buhamya bw'ababaye ikuzimu ngo batubwire iyo ntwaro Satani akoresha, haranditse ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na basokuruza banyu, nkuko irikomeza muri iki gihe. Uri kumva icyo kintu? Ariko ni ukuvuga ngo Imana yasezereje basokuru bawe n'ibindi byose ko ari igomba kuguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi. Bivuze ngo Imana ibishaka, yaduhaye imbaraga kugira ngo tubone ubutunzi. Ntabwo Imana yaguhamagariye kugira ngo ube umukene ngo niwo muhamagaro wawe. Ibyo byo ntabwo birimo. Ibyo ni ibintu ahubwo ngo Satani akoresha agashuka abakristo kugira ngo bagume mu bukene. Noneho ikintu abashaka nibaguma mu bukene kiri buze kuba nicyo tugiye kumva mu buhamya bw'abakoreye Satani. Ndagira ngo duhere kuri uyu mugabo, wumve ubuhamya yakomeje gutanga. Ari hakonino, wumve. God is their father. We are the system. You have to do all this. Are you getting me? What is necessary? To follow the Sabbath, or to be poor as if you follow what we've told you to follow, even when it doesn't work. It doesn't work. That's why you'll be 1,000 people and the rich guy is only the pastor. Only the one who flies nations, who owns a jet. Uyu mugabo yakomeje hano yigisha asobanurira abari bari muri urusengero. Ni wa mugabo nababwiye wa wundi waduhaye ubuhamya bw'ukuntu yavuye ikuzimu, yakoreraga Satani n'ibindi byinshi cyane. Hano yakomeje asobanura. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. Nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamuruyeho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva
Eva Life kuko nta burwayi idakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788 abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life. Avuga ngo yabanje guhera ku byerekeranye na Yesu. Aravuga ngo buriya Yesu no mu bintu byatumaga basa nk'abamwanga nuko yaje ameze nk'uje kubohora ubwenge bw'ikiremwa muntu. N'ubwenge bari barafashe baraboha. Uyu munsi none icyo kintu kandi ngo nanone kiracyahari. Ubwenge bw'abakristo bari mu nsengero ugasanga bumeze nk'aho hari abantu babuboshye. Uyu mugabo akomeza avuga ngo icyo gihe Yesu yaraje atangira kubwira abantu ukuntu Imana ari data, bose bashobora kuba bagera ku Mana bitewe n'igitambo cye, ndetse abantu none bashobora kugera ku Mana. Ibyo birakaza abantu bari barigize ko bo bari hagati y'Imana n'abantu, bari bo bahuza, ari bo bantu bashobora kuba babagererayo. Yesu atangira kumera nk'aho ibyo bintu bigiye kuvaho cyangwa se agaragaza ko ari cyo gikurikiye. Ibyo bintu ngo byarabarakaje. Ngo urabizi ko bavugaga ati mwe mugomba gukurikiza itegeko tubahaye, nitwe twivuganira n'Imana, niyo byakora cyangwa bitakora mwe mugakurikiza itegeko tubahaye. Nibyo hano n'umugabo yakomezaga avuga. Avuga ati abantu bakomeza gukurikiza iryo tegeko baguma mu bukene, baguma mu bibazo, bapfa kuba babibwiwe n'umuntu babwira ko we yigereye ku Mana, ibyo yabategetse ubwo ni ibyo ngibyo. Uyu mugabo akomeza avuga ngo ubwenge bw'abantu ngo bwaraboshywe, kandi niko Satani abishaka cyane cyane abo ngabo bitwa ngo ni abakristo, bitewe n'uko ngo akenshi ngo usanga itorero ryuzuye abantu barenga ibihumbi byinshi cyane. Hano yatanze urugero rw'ibihumbi 10. Atari kugasanga umukire byitwa ngo ni umukire uri muri iryo torero, wa wundi muzima handi uvuga ati umukire uri muri benshi ni pasiteri wenyine. Ugasanga pasiteri niwe mukire uri muri iryo torero bifatika, byitwa ngo ni umukire wa nyawe. Ni ukubera iki? Nuko ari Imana ibikunda cyane kurusha abandi bari mu itorero. Reka no mugabo akomeza dusobanurire. I'll do whatever to save, to fuel his jet, to fly, even if I'm walking, because I have to obey. Ati niho usanga umuntu yanaburaye cyangwa afite amafaranga makenya yagakoresheje akemura mu bibazo bye cyangwa agafashisha n'umuryango we, ariko akavuga ati pasiteri wacu nimba yaraguze private jet agendamo, nimba yaraguze imodoka nziza, aya mafaranga tugomba kuyamuha akajya kugura esanse kugira ngo dukomeze twubahe icyo atubwiye. Kandi uwo niwe mukire nyine mufite mu rusengero, ariko kagomba kumumenyera ngo ibyo byose. I come to you with one shot. In 5 years, I live in a mansion. You are still in your bungalow, where I found you, and you ask me, what is your business? What do you sell? Nothing. I sell you ignorance. Remain as ignorant as I rob from you, because you have not been helped to awaken the intelligence in you. Ayo niyo magambo uno mugabo yakomeje avuga. Uyu ni wa wundi wagiye uduha ubuhamya, umwe wakoreraga Satani kera. Avuga ngo umupasiteri araza mu rusengero akaza yambaye ishati imwe. Uwo ni pasiteri. Pasiteri aje mu rusengero cyangwa se ashinze urusengero yambara ishati imwe. Mwebwe abakristo wenda rwose munamurusha kwambara neza cyangwa se munameze neza. Pasiteri akaza ngo mu myaka 5 akaba amaze kubaka amataje menshi, akaba afite amamodoka menshi, akaba afite ibifaranga byinshi. Mwebwe mukiri hahandi yabasanze, mukiri muri bwa buzima yabasanzemo, kandi irirwa basengera ngo mukire, mutere imbere, mugire gutya na gutya Imana irabazamura, mukabona niwe uri kuzabuka gusa. Ku buryo uwo mupasiteri umubaje ngo pasiteri ucuruza iki, ukora iki, uno mugabo akavuga ngo uwo mupasiteri nta kindi abacuruza, abacuruza ubujiji bwanyu ngo no kutamenya kwanyu. Kubera iki nawe yaje ari umukene nkamwe, ari igikoresho cy'Imana. Ntago buriya pasiteri abarenza, bari igikoresho cy'Imana nkuko nawe Imana yagukoresha. Ntago nyine bari ukuvuga ngo bari hejuru yawe bindi, ni igikoresho cy'Imana nyine Imana imunyuzamo, atanahari Imana yanyuza no mu wundi. Ntago uriya wemera wa wundi wita dadi na mama bari we wadanje urenze wapi. Nawe ubwawe waba icyo gikoresho Imana yakunyuzamo ibyo bintu, ariko ugasanga yarakwifatiye kumvishije ko ugomba kubaha, anyuzamo akabareba akababara akababwira ngo mugure tuno dutambaro, mugure serviette, mugure tuno tuvuta, muyishyure mushyire amafaranga hariya. Yaraje afite ishati imwe. Imana mu myaka yose mumaze mu rusengero mukabona niwe muntu wenyine iho riteza imbere, niwe ukira kurusha abandi, nta kindi ngacuruza.
acuruza ubujiji bwanyu. Ngo hari impamvu Satani rero ngo abashaka ko abakristo bari mu rusengero baguma ari abakene, bakageraho ngo bakanizera ko ari ryo geno ryabo, ngo ariyo ntumbero cyangwa se ariwo muhamagaro wabo gukomeza abakene, ariko ngo bikaba bihabanye na Bibiliya. Uyu mugabo nawe ni umupasiteri, yabashije abakristo yari ari kumwe nabo muri uru rusengero, arabaza ngo ariko kuki mwebwe abakristo mudatekereza icyo kintu? Nimba Imana ngende pasiteri wanyu naraje mu myaka 5 ikaba imaze kunyubakira amazu, yarampaye ibintu byose, ubutunzi bwose mubona mfite, nkazamuka ngagera hejuru, kuki abakristo mutibaza ngo ibyo bintu nimba ari Imana koko yabinkoreye yayindi mbigisha, kuki iyo Mana mbigisha mbasengera ngo namwe bibakorere, mwebwe itagiye bibakorera ngo ibashyire ku rwego nk'urwo ndiho? Ni ukubera iki? I'm teaching you who I told you this is what God has done. You know, 10 years ago, I didn't have a mansion, I didn't have a jet, I have it. And I'm teaching you that same God. You will have a mansion, a jet, a mansion, a jet, like me. Why is it I'm super and you are still almost where I found it? Uyu mugabo agakomeza avuga ngo nimba kuko buri munsi nka pasiteri mbaza imbere yanyu nkajya mbigisha ngo imyaka 10 ishize nta n'umwenda wo kwambara nari mfite, ngira ngo ayo magambo mujya muyumva mu bapasiteri benshi, imyaka 10 ishize nta n'urukweto nagiraga rwo kwambara, najyagaho ubuzima ari bubi, ariko reba ibyo Imana imaze kunkorera, reba ahantu ingejeje, kandi byarabimukoreye koko, mureba nimba koko ari kubivuga. Ati nimba iyo Mana mbigisha mvuga yankoreye ibyo, namwe yakagombye kubibakorera, buri mukristo yakagombye kuba atunze nk'ibyo ntunze cyangwa se ameze neza. Ati ariko pasiteri ubu ngubu urwego nabasanzeho, hano yari ari kwivuga, ati urwego nabasanze ahubwo aho kugira ngo mutere imbere mushobora kuba mwarasubiye n'inyuma cyane kurushaho. I was like, wow, out of all the churches I have seen, this one will be difficult to attack. They are ready to serve the Lord. They are crying. Yes. And then the priest laughed. The priest said, no. They are not serious. They are just acting. It is just a show. Look at their pastor. He handshook with the... Uyu ni wa mugore n'ubundi nababwiraga nawe hanakomeza muri ubuhamya turaza kugenda tubavanga. Hano yatangaga ubuhamya avuga ngo ukuntu bigeze kumutuma yajyaga akoreshwa na Satani, akagenda agiye nko kwataka itorero, yataka abakristo baririmo kugira ngo abateze ibibazo n'ibindi byago byinshi uko twagiye tubibona mu buhamya bwe. Uyu mugore yakomeje avuga ati nageze mu rusengero rumwe mbona n'urusengero runini, abantu bari gusenga, bari kuririmba, bakobwa, abagore, abahungu bapfukama bakarira. Ati ngira ubwoba nangira kuvuga ngo mu nsengero zose nagabyeho igitero, uru rugo nta hantu ndi buruce, iri torero risa nk'irikomeye cyane, bano bantu buryo bari kuririmba, barira, basenga, bapfukamye, bino bintu biteye ubwoba. Ngo baramuseka, ngo n'umushumba waho cyangwa se abari bamwohereje ngo baramubwira ngo biriya byose nibigutera ubwoba, biriya ni igikabyo, ni ibintu byo gukanga, biriya nta musaruro bifite. Ati cyane cyane binatewe n'umupasiteri wabo. Ati pasiteri wabo ni umukozi wacu, twebwe tugutumye muri urwo rusengero. Ati pasiteri wabo ni umukozi wacu, kuba abakristo bari gusenga, bapfukamye, barira, bikora ibiki, ntibigutera ubwoba. Ati pasiteri wabo ni umukozi wacu. Uyu mugore akomeza asobanura mu buhamya bwe avuga ngo ibaze ko urwo rusengero ahanini batari bananyoherejeho ngo rwatake cyangwa dugabeho ibitero, ngo ahubwo bari bari kunyereka nk'umukozi wa Sekibi cyangwa se umukozi wa Satani, insengero ngomba kujya nataka ngiye kugusha abazirimo, n'insengero ntagomba kwirushya njya kwataka, kuko n'ubundi urwo rusengero rusanzwe ari abantu bacu, cyane cyane abayobozi barwo. Ngo bahise bambwira icyo gihe ngo uyu mupasiteri n'uwinjiye muri uru rusengero yahita guha karibu, ndetse ukicara no mu b'imbere, ukicara ku ntebe z'imbere, ukicarana n'abandi, ukaba yamaze kumenya kuri uwacu nawe. Ndetse akomeza amubwira ngo unabishatse twaguza no mupasiteri nawe tukaba twagushingira urusengero, nimba wumva witeguye nawe kuba wumva ufite gahunda yo kugira ngo utangire wigishe, mbega abakristo bajye baza dukomeze tubayobye kandi ugire urusengero rwiza. You're part of us. So hey, it's like Jesus listened to a radio station in the country, said yes, I know we are the ones who give him the money. I mean, we give him the money to run the town so that he can silence all the true. Uyu mugore akomeza atanga ubuhamya avuga ngo none se koko uyu mupasiteri nawe ni uwacu, mbega yabwiraga abarozi bamutumye cyangwa se abakozi ba Satani bandi bamutumye. Ati uyu mupasiteri kuko nawe ni uwacu, n'itorero rye riri mu buyobe. Uyu mugore ngahita abaza abo bamutumye ngo siko uyu mupasiteri ari ufite ibiganiro byumvuga cyane ku maradiyo by'iyobokamana, birebwa cyane ku mateleviziyo hirya no hino, hafi ya byose yabiguze kugira ngo ajye yigisha ku mateleviziyo no ku maradiyo. Ngo bahita bamusubiza uno mugore ngo turabizi nyine ko ari ufite ibyo biganiro byinshi. Ati kuko ni twebwe ibyo biganiro twamuhaye amafaranga yo kubyishyura, nitwe twamwigiye uwo mushinga wo kugira ngo afate amaradiyo, afate amateleviziyo, yigisha ibyo bintu. Ati mu rwego rwo kugira ngo baba pasiteri banyabo, abandi bigisha ukuri kwa nyako, batazigera bapfa kubona aho bamenera ngo bajye kwigisha abantu. Mbega Satani abagira ngo abapasiteri banyabo
cyangwa se baba Kristo banyabo batabona aho bigishiriza bavuga ukuri. Niyo mpamvu abakeneye ko muguma mukennye, noneho baba pasteri babeshya cyangwa se baba iskoro kugira babandi bamukorera bahabwa amafaranga, amaradiyo n'amateleviziyo byose babikabe bahafate kugira ngo inyigisho zikomeza zitangwa n'ibihavugirwa bibe biri mu murongo n'ubundi nawe yifuza kugeramo. Reka dukomeze twumve ubuhamya bw'uyu mugore buraza gukumvisha impamvu Satani abakeneye ko ngo abakristo banyabo baguma ari abakene. We give them TV stations, they have radio stations, we know the kingdom principles. and why don't they know the kingdom principles? The first people we set in the church. Uyu nguyu yakomeje avuga ngo uyu mugore yakomeje asobanura ngo impamvu abo bapasteri cyangwa se abo bavuga butumwa bakorana na Satani babesikoro babateka mutwe bari kuyobya abantu bajyana mu nzira zacu, usanga rero bafite amafaranga. Satani yifuza ko rero bagira amafaranga, ugasanga amaradiyo n'ibiganiro byose bisa nkaho babyifatiye. Aho ngaho yari ari kuduha ubuhamya, aravuga ngo ni ukubera ko dushaka ko abakristo banyaho bavuga ukuri kwa nyako bagomba guhora ari abakene kubera ko batazi amahame y'ijuru. Ati amahame y'ijuru rero nayahe batazi. Uyu mugore akomeza avuga ngo twagiye akenshi ducengera mu nsengero kuva kera n'abambanjirije bakorera Satani, bakajya binjira mu nsengero za nyazo bakumvisha abakristo ko uburyo bwiza ngo bwo kugira ngo umukristo aba ari umukristo mwiza ari uko agomba kureka ibindi byose yakoraga bimwinjiriza amafaranga, akareka ibintu bimufitiye umumaro, ngo ibintu byose ngakabireka gakayoboka inzira yo kujya ngo akorera Imana cyangwa se avuga ubutumwa, akandi kazi kose kajyanye no kumwinjiriza amafaranga no kumuha ibintu bizima akakareka gakajya avuga ubutumwa gusa. Ngo nicyo Satani yabanje kubeshya abakristo, kubabeshya ko muri ikintu cya mbere kurusha ibindi byose akazi bagomba kukareka, ibintu bibafitiye inyungu bakabireka bya buri munsi. Biribwira avuga ngo kandi ngo tuzajya turya twiyushya kuya, udakora n'akaryayo n'amagambo ari muri Bibiliya. Ariko ngo Satani yaraje abwira abakristo ngo mugomba kureka ibintu byose mwe mukajya muvuga ubutumwa gusa. Niba abakristo banyabo ibyo bakabireka, ngo ugasanga noneho bakoreye Imana bavuga ati Imana izaduhemba, imyaka ikagenda ikicuma. Ukoreye Imana urabwirije kuko ibintu bikwinjiriza amafaranga, abaguha amafaranga warabyanze byose ukoreye Imana, noneho ngo ugatangira noneho kugera hagati ukabona ko abandi bantu bagusize, ukabona ko wakennye, ukavuga ati abandi bantu baransize ndinze ngera mu myaka ingana gutya ndi umukene, ngo ukahita noneho utangira kubera guta umutwe uvuga ati igihe nasengeye, igihe nakoreye Imana, naretse akandi kazi kose nakoraga, kandi ntabwo ari Imana yabigutegetse, ahubwo nuko utazi amahame Imana igushakamo. Noneho Satani niwe uburi inyuma y'ibyo bintu byose. Uko guta umutwe rero ngo niwe utangira noneho kwita ugorekera inyigisho, ugatangira kugoreka inyigisho kugira ngo wigishe inyigisho ziri bukuzanira amafaranga, ukaba tayari winjiye muri systeme Satani yashakaga. Kuko n'ubundi uvuga ati nkeneye amafaranga, umuntu agomba gukama izo aragira, ndi umushumba, bari abantu rega bitwa bashumba, ukahita utangira kugoreka ubutumwa kuko none umaze guta umutwe ukavuga ati none ngiye kwigisha ibintu binzanira amafaranga gusa, kubera ko wari waranze waragendeye mu nzira Satani yashakaga yo kureka ikindi cyose wakora, yo kureka icyagwa amafaranga, ugatangira gukora umurimo gusa, ugakora umurimo ngo w'Imana. Wamara guta umutwe ukahita utangira no kubona ko ukeneye amafaranga, noneho n'Imana utakiyitayeho, ukahita utangira kugoreka ubutumwa bw'Imana kugira ngo wibonere amafaranga. Icyo gihe rero noneho iyo ugeze muri uwo murongo tayari noneho ngo uri mu nzira ya Satani, utangira gukora umurimo we neza mukanakorana, hahandi noneho ikijyanye n'ifaranga bari cyo ureba gusa, hahandi ubwesikoro nyine bugenda bukazamuka ukabubona. Je umuntu araza akakugurisha utuntu mu rusengero ati gura kano kantu ugenda ugira uku, muture hariya mugende mugira uku, nawe ukabibona nyine ko ari furape ya nyayo pe, ukabibona ko noneho umuntu yataye umutwe ageze igihe cyo kuzamuka. Ubwo nagakomeza akakwigisha ngo za nyigisho zo kutagira ikindi ukora ukaguma aho ngaho, ahubwo agatangira noneho agacuruza weho, ugatangira ukamufasha kuzamuka, akagusiga hamwe yagusanze, akajya kumvisha ko ibyo agezeho byose ari Imana yabimukoreye, uwo ari kubibwira uri aho ngaho utagira akazi nakamukora, utita ku bintu byakakugiriye umumaro, ukaguma umureba azamuka gusa mu mafaranga. Abo bantu ngo akenshi ngo usanga bagenda bazamuka bitandukanye n'andi matorero. Buriya ngo nk'iyo urebye hari amatorero menshi yamaze kumenya icyo kintu cyane. Buriya nureba nka Kiliziya ni idini ryaje mbere rizi ibyo bintu byose, ku buryo ryavuze ati nituramuka tutagendeye muri uyu murongo dushobora gushiduka abantu turi kubayobya cyane. Niyo mpamvu buri usanga idini nka Kiliziya rigira ama business rikora, rifite ibigo by'amashuri, rifite ibintu byose, ni idini rifite amabanke. Nugera mu babudiste babandi twita ngo n'ababudiste ry'amadini aba yarafatishije iyo muri Aziya, usanga ari abantu babwira abantu ati mujye gukora. Ni idini abantu baza gusenga, ugasanga ni idini ryifashije, rifite naryo amabanke, rifite ibigo bindi byinjiriza itorero muri rusange. Hari amadini menshi waje ugenda usanga ugasanga afite izindi business akora,
nimba umushumba anahari ugasanga bamwishyura nyine cyangwa baramubwira ati genda ukora kandi kazi ujye uzana hano nabwo tuzajya tuguhembera umurimo wakoze, ariko bitavuze ngo uhite ureka n'akandi kazi ukora. Uzasanga rero abagenda bagacira cyane bakazamuka cyane bakajya bakubeshya ngo ni Imana yabikoze, ni babandi ahubwo bari muri ya nzira barya amafaranga yawe gusa, bagenda bagutuburira utuntu twa hato na hato. Ugasanga ibyo pasiteri ari kukwereka Imana yamukoreye, aho yamukuye akennye, yigisha akennye, yambaye inkweto zihengamye, ati nawe Imana izahagukura, imyaka ibaye 10 kimuzamura kuko ari gucuruza weho ukomeza ubuzima bwawe kurushaho kuba bubi. Whose wife started an orphanage and they got orphans there. They promised these orphans to support them, give them school fees and give them hope, life. Right. But they were using these orphans to make money, to get funding. And the money that comes in to support the orphans, the pastor's wife was buying. Uyu mugore akomeza asobanura ati ni ibintu twagiye tubona kenshi gikorera Satani, ugasanga ni ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa cyangwa se ni imigambi myinshi abo bapasiteri bagenda bakora, ugasanga bashinze ngo nk'ikigo kigomba gufasha abana b'imfubyi, babishyurira amashuri, babambike, babaho barara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ugasanga n'ubundi kuko ari wa murongo ngo bamaze kujyamo, amafaranga hafi ya yose yinjira arakoreshwa n'umugore wa pasiteri mu kugura amamodoka mashya, mu kugura ibihenze, babana bagasigara utuntu dukenya tugomba kujya wenda two kugira ngo babikize. Ngo ugasanga babana b'imfubyi hari amasezerano menshi bahabwa, hari ishusho bagomba kwerekana, hari ukuntu ngo bagomba kuza mu rusengero bameze, hari ibyo bagomba kubwira abantu ko bitabwaho biri ku rwego rwo hejuru cyane bitewe n'ayo mafaranga aba yinjiye akoreshwa n'umugore wa pasiteri na pasiteri nyirizina. Uyu mugore akavuga ati byagezaho noneho bamwe muri abo bana usanga mu rusengero baratangiye kwirukanamo kuko bazi ukuri kwa nyako ko uwo muntu bahagaze imbere uri kubeshya itorero, dufite abana tugirira uku, tubakorera ibi, atabana ubwabizo mfubyi zigatangira kwirukana mu rusengero, zikavuga ngo nimba umuntu twita ngo ni umuntu wakagombye kuba ari kuvugisha ukuri, twigisha kuvugisha ukuri, ajya imbere y'itorero akabeshya ko adukorera ibatabidukorera, itorero abana ngo bakarivamo ugasanga bagiye kuba indaya, bagiye mu bundi buzima kuko bamaze gutera icyizere itorero. Niko bijya bigenda buriya abantu bamaze kugenda bamenya ukuri kw'abo bantu bizeraga, bakavuga ati uyu mukozi w'Imana naramwizeraga nzi ngakora ibi n'ibi, hari igihe ushiduka ahubwo iyo bakuvumbuye bakamenya ukuri kwawe, cyane cyane nk'abo mukorana bya hafi, usanga noneho ahubwo babereye ikigusha kinini, ugasanga inzira bayise bayivamo. Cyane cyane abo ngabo n'ubundi ni babandi ubusanga barakurikiye pasiteri cyangwa se inyigisho z'umuntu kurusha uko bakurikira Imana. A plaza in town from the orphans' money. It's a big plaza in town, and the orphans. Uyu mugore akomeza avuga ati muri ayo mafaranga byitwa ngo nayo gufasha abana, ati byagezeho bayubakamo etaje, ugasanga mu mujyi bafite igitaje kinini cyane cy'ubucuruzi. Muri make uyu mugore akomeza asobanura ndetse n'uriya mugabo ko mu bintu bya mbere bituma ngo abakristo benshi ari abakene ngo nuko batajya bashaka gukora, bakomeza nyine ngo bicaye bizeye ngo biraza kwikora. Pasiteri yatubwiye ko Imana izahita ibidukorera, mutanga aya mafaranga runaka, mukora iki n'iki, ibindi byose biraza kwita byikora. Handi umuntu azaga kubwira ati ubukene bwose Imana isibe gukora aka kanya, ukagenda ukiyicarira. Hari n'abantu buriya pasiteri azakabwira ati wari urwaye ariko Imana isigukiza muri kano kanya, kuko ugasanga Imana ifite gahunda zo kugukiza, ariko umuntu ayisarika imiti yahawe na muganga, ugasanga kanseri isizamukiramo barapfuye cyangwa se n'ibindi birwara. Ibyo bintu ngira ngo mujya mubibona. Ariko ngo iyo usomye muri Bibiliya usanga hari ahantu hagiye handitse ngo umuntu udakora ntazajya arya, wanditse ngo umuntu ngiye mbwiye ngo agende yicarire nzamugaburira. Ibyo bintu nta hantu hamwe Bibiliya ibivuga. Cyangwa hari abantu usanga bafite isezerano ryo kuzakira, ryo kuzabona ibi n'ibi, ukabona umuntu ameze nk'uwanze gukora neza amasengesho, nicyo kintu yashyize imbere gusa. Ibyo bintu baba bari kukwiba no kukubeshya amahame y'ijuru kuntu yabiteganyije. Iyo rero bamaze kukwizeza ngo uri umukristo wanyaye ngo reka ibindi byose kugira ngo ube umukristo wuzuye, we wiyicarire wisengere cyangwa se ujye ubwiriza abantu wikorera umurimo, ng'igihe kigeze ugatangira gutuma ubona ukuntu igihe kiri kugusiga, igihe cyose wasengeye abandi Imana iri kubaha amafaranga n'ababandi wita ngo ntibajya basenga ariko wowe warasigaye inyuma. Ngiyo umaze gutuma umutwe rero utangira kuvuga ngo ikintu n'ubundi nzi neza ni iki ngiki, reka nangira bari cyo ngurisha. Bwa butumwa bwiza wari ufite rya jambo ry'Imana kuko n'ubundi ari ryo uzi, ugatangira kurigurisha ubeshya abantu, ugoreka ijambo ry'Imana. Icyo rero nicyo Satani abashaka. Niyo mpamvu Satani abashaka abakristo baguma ari abakene kugeza umunsi bamaze guta umutwe, bagatangira kugoreka ijambo ry'Imana no kuricuruza cyangwa se no kwanga Imana burundu, bakavuga ati bino bintu by'Imana nibinakora
dore ubukene butwiciye mu bintu by'Imana, ariko atari ko yabishatse. Imana ibishaka ujya gukora ndetse ugakora cyane ikabiguheramo umugisha. Iyo rero ukomeje kubikeneramo n'ahandi utangira kugenda ufata amadeni, ukaguma mu madeni kuko yewe nta kintu na kimwe ufite. Kandi wasoma muri Bibiliya mu migani n'ubundi haranditse ngo umukene azategekwa n'umukire, ndetse ngo uwagujije amafaranga azahora ari umugaragu w'uwo yagujije. Satani rero abagira ngo mugume muri abakene, mugume urumva iyo uri umukene, umukire aragutegeka. Umukire ugutegeka hari n'igihe nyine aba ari umuntu utembera n'Imana cyangwa se udashaka no kugendera mu bintu by'Imana, agomba kugutegeka akagukoresha ibyo ashaka. Kandi ngo uwagujije kubera udakora nyine wiringiye ngo uzicaraho bizikora, bakubwiye ko nta cyiza cyo gukora cyane, cyangwa se wumva ko gusenga gusa ari byo bihagije, ugasanga kubera amadeni urimo ugiye kuba umugaragu w'ufitiye ideni. Buri muntu ufitiye ideni hari igihe kigera akaba yagutegeka icyo ashaka ukaba wagikora. Satani rero abagira ngo mugume aho ngaho muzaba mu bagaragu. Noneho reka turebere hamwe mu mirongo ya Bibiliya akenshi igaragaza ko ibyo bintu udakwiye kuba ari byo ubamo. Ngo iyo usomye muri za Yesaya 61 gukomeza, ngo usanga handitse ngo abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu, muzarya ibyo abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Imirongo myinshi mbega igenda igaragaza ko Imana ari iguha imbaraga zo gushaka ubutunzi, mu mbaraga zayo ariho ubonera ubutunzi, mbega igaragaza ko ubutunzi n'amasezerano yo kuzamera neza no kubaho neza byose Imana yamaze kubibaha. Mbega ko Imana itavuga ngo ugomba kubaho nabi, ugomba kubaho ukenye, ngo nibwo uri mu bushake bw'Imana. Ibyo ntabwo bihuriye. Imana iba yifuza kubaho neza n'ibyo byose ukabigira. Gusa none ntabwo bari kukwigisha ku bijyanye no kugira ngo wumve ko ugiye kuba umugaragu wo guhiga amafaranga, uba umuhemu, uramye amafaranga, wumve ko ari cyo kintu cya mbere. Oya, mbega we ni ukujijuka gusa ukagira ubwenge. Mbega umuntu akareka kukumvisha ibintu ngo akubeshye, nawe ugenderemwe aho ngaho. Gusa numva ukuntu umuntu akubwira ngo nuzana amafaranga nibwo Imana iri buze kukwishimira, nuzana iki ngiki ukagitanga nibwo Imana iri buze kukwishimira, ku buryo ujya kumva umuntu ngo ngiye bantumye ibi ngo mbizane, ngo Imana irahita inkorera ibi n'ibi, ngo Imana iranyishimira. Mbega ukumva nawe wicaye ukisuzuma neza, cyangwa umuntu ukumvira hirya akwisinjije, wowe ugatangira kuvuga ngo uwo muntu ntago yemera Imana, ngo ntago yizera. Ariko mu by'ukuri nawe wisubiye inyuma ugasoma Bibiliya neza, ukareka kugendera muri icyo kigare, nawe ubwawe iyo urebye usanga ubwenge bwawe bwari buboshye. Ibuka gukora subscribe aho hasi, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro.